of finances. ubwo gukora ku ifaranga ni ikibazo. Urakora n'umutima, urakora nk'imbogo, ariko kugira ngo uzagire akantu utunga k'amafaranga impossible. Ntabwo bishoboka. Ntibikunda, biravunanye. Urebe iminota tutaza kuyimara tuganire, abantu tubafashe ko twe twiyere ko tugomba kurenza 20 twemeranijwe. Harigeze kumwe nsi nkayivuge oya ngomba kuyivuga. Bana bakeneye kujya gukora akazi kabo. Iyo avuga ngo lack of finance, tuvuga ngo iyi ntabwo ari inyatsi. Ibi ni ibikorwa. Urakora washoye ariko ntirubwunguka. nta kigarutse. Washize ikintu ku isoko ntabwo kije kugishaka. Washize ibindi ku muhanda ntibihuje uko bikeneye. Muri make ufite imbaraga zo kubikora ariko ntibiza kugukundira. Aha bitandukanye n'umwuka w'inyatsi. Imbaraga n'ubushake birahari, wanabikoze ariko umusaruro kubera ko Satani yaziritse amaboko yawe. Nicyo bita lack of finances. Ibindi ni ugukererwa gushaka, n'ushatse agashaka nabi, ibyo nabyo birumvikana bikamugora. Icyanyuma nicyo bita plafond. ubwo ni urukuta ruri hejuru. Satani agashyirira plafond ku muntu. Nguho urugero rwumve. Nk'ubu ugakora ibintu wakumva ugiye kurenza aho wahoze, Satani agahita kumanura hasi. Ntakabenge. Ugeze nko ku bihumbi runaka agahita kumana ku buryo agushyira muri plafond utajya urenga. Ngo aravuga uti gene nubaka urugo ruraruzima, ahubwo rukaba rubi. Nimbyara biraryoha, ahubwo bagahita bagiwawa. Nimundana n'akana kabirasa bikabira pfu. Mbega muri buri kanya ugahorana intsinzwi ku kintu cyose n'icyo wizera ko kigiye kuba, kashiduka cyapfuye. Ahantu wari wizeye amahirwe ntayubona, kandi abugiriye inama yo gukora ibyo bintu bo bakaba successful, aho gasigara hahandi. Cyakane ni ukubona mu muryango wanyu nta numwe ugira intera zamukamo. Nugiye kuzamuka nugize ngo arize, ukabona umuryango wose ni kuri level imwe, uraboshye, ukeneye kubohoka, ukeneye kwikura ibitambo bagushizeho. Hari cyo nise ngo ni lack of accessibility cyangwa access. Kugira ngo uhure n'ibintu byawe buri gihe ku munota wanyu mukabona biranze. Yego, ku accessing ikintu nawe urabyumva, kuba babasha kugira ibintu wabyemerewe, babikubwiye, biranahari, uranabireba n'amaso, biranashoboka, ariko uburyo bwo kubigeraho bikanga burundu. Yego, icyo ni ikibazo gikomeye. Umuntu akwiye gusenga Imana akamenya ko ibintu byamuhagurukanye. yego. Ikindi ni uguhora wumva inkuru mbi kuri wowe, yego, ku muryango wawe, ku buzima bwawe ndetse no muri famiye. yego, nta makuru meza abaho. Yarwaye, imwe yapfuye, mbega imodoka, mbega ugasanga amatwi yawe nta nkuru n'imwe nziza igushimisha ujya wumva. Buri gihe ni ibintu bibi. yego. Ikimenyetso cyerekana ko uboshywe, uriho karande, bagutanze igitambo, ukeneye kubohoka. yego, buri gihe guhora wumva inkuru mbi, sinzi ko nabyita, nta cyiza gihari. Ntiyakubwira ngo ryashyamba baryibye, ya gitoki bakibye, wa mwana yari ni inkuru mbi. Icya karindwi ni agahinda kenshi kandi gahoraho ko mu mutima utazi iyo kavuye, cyangwa se gakomotse kuri ibi byakubayeho cyane. Agahinda kari sinzi ko nakitara, kaguherana, karemereye, kamwe wumva umutima ugiye kumeneka. Cya munani ugomba kumenya wihuta ni indwara n'ibyorezo utazi iyo bivuye bikakuzaho. ni ibyorezo, sickness and diseases. Yego, kandi izi ndwara ikigusetsa ntabwo ari indwara wabasha gusobanura.
ni indwara kwa muganga babura ubundi ahandi bakazibura ukibaza se ndwaye iki no ku buryo n'icyorezo cyose kije ntawe gisiga iwanyu kandi ugasanga amakuru ahari ni nayo n'abandi banafite ikintu cya 10 cyerekana ko ukwiye kubohoka mbivuze inshuro zirenze 20 shame and reproach ubwo ni isoni n'ikimwaro urubwa ni wowe rubera akantu kose isoni urubwa rukakubera ibintu byose ukabona ni Satani yarabiteguye abonye nk'abantu babengera mu rusengero abantu babenga bamaze gufata irembo abantu babenga hari gahunda zibaye mbega wasanga ikimwaro n'isoni wagira ngo nibyo bateye mu buzima bw'umuryango yego ibi bintu bitera isoni baza nk'umubyeyi kuba afite abakobwa 5 nta n'umwe arashyingira Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries uyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya ninjoro abantu bashyizweyo bityo aho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri Karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisengukiranuke ubumwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruw'agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe ubumwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe shalom shalom tuje ukurikiye ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha wowe udukurikiye uri mu Rwanda udukurikiye uri hanze y'u Rwanda inshuti zacu ziri ahantu hose hatandukanye ku isi muvuga mukumva n'ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje turabakunda cyane Imana ibahe umugisha amazina n'ijere turagarutse n'ubundi mushumba waramutse naramutse amahoro ndashaka gusubiza ikibazo cy'umuntu wambwiye ngo nongere mwibutse ibimenyetso byerekana yuko uwo muntu afite karande kandi muriho kandi muteye ubwoba mu buryo bukomeye nagerageje kumusora kwambwira ati oya ati n'abandi babyumve kuko ntibabiheruka nuvuga ngo ni ibimenyetso byerekana ko uboshywe ndetse yuko utabasha kugira ikintu ugeraho ndetse bagutanzeho n'ibitambo biremera uwo muntu yabisabye ko mubimubwira buriya ikintu cya mbere abantu batajya bamenya iyo wanaboshywe ntabwo ubasha kuzura umwuka wera ntabwo abantu bacyumva burya kandi nubwo waba ujya mu rusengero ugira imbaraga ya Roho Mutagatifu ntabwo umwuka wuzura pe biranga rwose n'ibishatsi birakunanira kandi bikaba ikibazo rero uyu muvandimwe ari mu gihugu cya Amerika mu mujyi bita niba ari Utah niba ari hese nibuka neza mu mujyi umwe yari yansabye turi kuzabishyire ku rubuga tubyumve twese twongere tubasubiriremo ikimenyetso cya mbere nuko ugomba kubuzwa kuzura umwuka wera muri wowe imbere ugahora ufite ikintu wifuza kuvuga mu rurimi wifuza guhanura wifuza ariko bikakwangira kubera ko Satani yaguteza umutego uremereye uriho za mbaraga mbi kandi ikindi cya mbere nuvuga ngo Karande ndetse no kuba umuntu aboshywe ni intwaro umwanzi akoresha kugira ngo akunyaga amahirwe yo gutera imbere no kuzamuka mu buzima bwawe so rero ntabwo ndibuze kubivuga byose ndagarukira kuri bikeya icya kabiri kuba ugirira neza abantu ariko bo bakakwitura inabi kuba ugirira neza abantu ubitangira ubafasha ariko bukabona mu kigwi cy'ibyiza bakagukoreye harimo inabi iteye ubwoba buriya
hari nako nakongeraho mu gihe werekana ko uboshwe cyane ni igihe uha abandi ubufasha ariko wowe wajya kubukenera ukabura n'unakwitaho ntugire ubona gufasha. Bitandukanye no kuba ugirira abantu neza bakakugirira inabi. Haratakujya ko ntububone ubwo bufasha bwabo bw'isengesho. Icya gatatu ni intsinzwi ya buri gihe mu buzima bwawe. Guhora utsindwa, ugatsindwa mu rukundo, mu bikorwa, mu bintu byose. Utiyenda ubwo ngiye kubaka urugo nzaruhuka, urugo rukakubera umuzigo. Utiyenda ubwo mbonye ibi n'ibi bizangirira akamaro, wabitangira bakakwanga. Mbega ukabona buri gihe nta na rimwe ugishyira intsinzi mu kiganza cyawe. Uko ushatse gutera imbere niko usubira inyuma. Yego, birakurwanya, hari ibikurwanya. Wabyumvise buriya. Yego. Ni ukuvuga ngo aravuga uti genda nubaka urugo ruraba ruzima ahubwo rukaba rubi. Nimbyara biraryoha ahubwo bagahita bajya iwawa. Nimundana n'akana kabiraza bikaba birapfuye. Mbega muri buri kanya ugahorana intsinzwi ku kintu cyose n'icyo wizera ko kigiye kuba ugashiduka cyapfuye. Ahantu wari wizeye amahirwe ntayubona kandi abugiriye inama yo gukora ibyo bintu bo bakaba successful, aho gasigara hahandi. Cyakane ni ukubona mu muryango wanyu nta n'umwe ugira intera azamukamo. Nugiye kuzamuka nugize ngo arize ukabona umuryango wose ni kuri level imwe uraboshye, ukeneye kubohoka, ukeneye kwikuraho ibitambo bagushizeho. Hari icyo nise ngo ni lack of accessibility cyangwa access. Kugira ngo uhure n'ibintu byawe buri gihe ku munota wanyu mukabona biranze. Yego. Kwa accessing ikintu nawe urabyumva. Baba babasha kugira ibintu wabyemerewe babikubwiye biranahari, uranabireba n'amaso, biranashoboka. Ariko uburyo bwo kubigeraho bikanga burundu. Yego. Icyo ni ikibazo gikomeye. Uno muntu akwiye gusenga Imana akamenya ko ibintu byamuhagurukanye. Yego. Ikindi ni uguhora wumva inkuru mbi kuri wowe, yego, ku muryango wawe, ku buzima bwawe ndetse no muri famiye. Yego. Nta makuru meza abaho. Yarwaye, imwe yapfuye, mbega imodoka, mbega ugasanga amatwi yawe nta nkuru n'imwe nziza igushimisha ujya wumva. Buri gihe ni ibintu bibi. Yego. Ikimenyetso cyerekana ko uboshywe, uriho karande, bagutanze igitambo, ukeneye kubohoka. Yego. Buri gihe guhora wumva inkuru mbi, sinzi ko nabyita, nta cyiza gihari. Ntiyakubwira ngo ryashyamba baryibye, ya gitoki bakibye, wa mwana yari ni inkuru mbi. Icya karindwi ni agahinda kenshi kandi gahoraho ko mu mutima utazi iyo kavuye, cyangwa se gakomotse kuri ibi byakubayeho cyane. Agahinda kari sinzi ko nakitara, kaguherana, karemereye, kamwe wumva umutima ugiye kumeneka. Cya munani ugomba kumenya wihuta ni indwara n'ibyorezo utazi iyo bivuye bikakuzaho. Ni ibyorezo, sickness and diseases. Yego. Kandi izi ndwara ikigusetsa ntabwo ari indwara wabasha gusobanura. Ni indwara kwa muganga babura, ubundi ahandi bakazibura, ukibaza se ndwaye iki. No ku buryo n'icyorezo cyose kije ntawe gisiga iwanyu, kandi ugasanga amakuru ahari ni nayo n'abandi banafite. Ikintu cya 10 cyerekana ko ukwiye kubohoka, mbivuze inshuro zirenze 20. Shame and reproach. Ubwo ni isoni n'ikimwaro. N'ikimwaro. Urubwa ni wowe rubera.
akantu kose isoni urubwa rukakubera ibintu byose ukabona ni Satani aba yarabiteguye. Abonye nk'abantu babengera mu rusengero, abantu babenga bamaze gufata irembo, abantu babenga hari gahunda zibaye, mbega wasanga ikimwaro n'isoni wagira ngo nibyo bateye mu buzima bw'umuryango. Yego. Ibi bintu bitera isoni. Baza nk'umubyeyi kuba afite abakobwa 5 nta n'umwe arashyingira. Bose bageje hari nk'aba 50 aba 40 n'aba 35 kandi abakobwa beza 50 kandi beza batiyandaritse, ukabona uwo ku ruhande wabyariye mu rugo arashyingiwe da. Wavuze abasore se birirwa mu rugo babyigana barwanira inkono ya mama yatetse kandi barahunga barwanira umushyushyo n'abana. Imishyushyu itanaboneka induru zikavuga. Karande si ikintu reka. Ibaze kwiyubakira inzu cyamunara ikayitwara ugasubira gukodesha. Shame and reproach. Isoni n'ikimwaro. Cya 11 ni lack of finances. Ubwo gukora ku ifaranga ni ikibazo. Urakora n'umutima, urakora nk'imbogo, ariko kugira ngo uzagira akantu utunga k'amafaranga impossible. Ntabwo bishoboka. Ntibikunda. Biravunanye, urebe iminota tutaza kuyimara tuganire abantu tubafashe ko twe twiye ko tugomba kurenza 20 twemeranijwe. Harigeze kumwe nsi nkayivuge oya ngomba kuyivuga. Bana bakeneye kujya gukora akazi kabo. Iyo avuga ngo lack of finance, tuvuga ngo iyi ntabwo ari inyatsi. Ibi ni ibikorwa. Urakora washoye ariko ntirubwunguka. Nta kigarutse. Washize ikintu ku isoko ntabwo kije kugishaka. Washize ibindi ku muhanda ntibihuje uko bikeneye. Muri make ufite imbaraga zo kubikora ariko ntibiza kugukundira. Aha bitandukanye n'umwuka w'inyatsi. Imbaraga n'ubushake birahari. Wanabikoze ariko umusaruro kubera ko Satani yaziritse amaboko yawe. Nicyo bita lack of finances. Ibindi ni ugukirwa gushaka n'ushatse agashaka nabi, ibyo nabyo birumvikana bikamugora. Icyanyuma nicyo bita plafo. Ubwo ni urukuta ruri hejuru. Satani agashyirira plafo ku muntu. Ntabwo urugero rwumve. Nk'ubu ugakora ibintu wakumva ugiye kurenza aho wahoze, Satani agahita kumanura hasi. Ntakabenge. Ugeze nko ku bihumbi runaka gahita kumara ku buryo agushyira muri plafo utajya urenga. Muri icyo cyiciro ntujye ukirenga, urazamuka biranga kabisa. Ikindi ni ugutakaza amahirwe, opportunities uyareba imbere yawe. Nk'ubu twahura ngo James ko nabuze nimero yawe nakuboneye akazi, wayimpa ngasanga ndayifite. Satani akiyaranja ku buryo mbura nimero kandi hano kizahindura ubuzima bwawe. Ikindi ni ugukenyuka, impanuka zidasanzwe. Ndabyumva cyane. Byose bikakwinjirira impanuka zidasanzwe, indwara z'amayoberane, ibibazo udafitira ibisobanuro. Ikindi ni umwiryane mu muryango, amakimbirane, kudahuza. Ugasanga wowe ibyo uri muriya nta birimo, nta bishaka, ntibikunda, ntibikorana, ntimuhuze kandi mwese mwitwa abavandimwe. Wabyara ntagusure, wakora kandi haza abantu mukishushanya ko muhuje, abantu bagenda mugatandukana, mugasubira muri za gahunda za. Nizere ko gahunda iri aho ngaho mureba. So ibi rero ni ibimenyetso byerekana n'ibindi ntavuze. Simvuze ubugumba, simvuze kutabyara, simvuze gukenyuka, simvuze gusazana ibibazo birenze urwego, nta nubwo mvuze ikintu gikomeye cy'urwango ruba riri hejuru hagati y'aba bantu. Niyo no muntu agiye no mu rusengero Karande iramukurikira ku buryo natashobora kumugirira icyizere. Ibi bintu byose tuvuze birashoboka gukira umuntu bikamuva. Umva icyatumye Kristo yerekanwa ko
kwari kugira ngo amareho imirimo ya Satani yose so rero byahinduka. Birakira, ushaka umushumba wizeye, ushaka undi muganira ukamubwira ibintu akakugira inama icyo ukwiye gukora, ubundi ukabohoka mu izina rya Yesu. Reka ngushimire cyane. Urakoze, Imana iguhe umugisha.